uyu mu bijyanye no gutagatinga cyangwa se mu gufata umuhigo wayo, ni inyamaswa y'imbere iri kwiruka, amaguru yayo y'inyuma ashobora kujya guhura n'ay'imbere, ari nabyo ibisamagwe biba biri inyuma aho ngaho. Ni inyamaswa izi kugira amakenga, cyane cyane wenda kuturebeye hamwe ibintu biyifasha. Iyi nyamaswa rero abahanga bavuga ko kugira ngo izabashe guhita ivumbura cyangwa se ivudukana gufata, uri bwirukiremo umuvuduko ushobora kuvumbukiraho byose, ikabikeratinga, ikabyanariza, ikabidetayiminga, ubundi igakora icyo bise atake, ikavumbura iyo nyamaswa cyangwa se ikavumbura umuhigo iba igamije gufata. Abashakashatsi rero mu bijyanye na siyanse bagaragaje yuko iyi nyamaswa ari inyamaswa igira amahoro, ni inyamaswa igira amahoro buriya utayendereje cyangwa se uyitwareho nabi, ari inyamaswa mushobora kubisikanaho ikigendera nawe ukagenda, ariko bitavuze ko iyo ushatse kwigira ndigabo ibura kukwanjama. Abashakashatsi rero muri ya siyanse bagaragaje yuko iyi pusi nini cyangwa se ibarizwa mu bwoko bwa big cats izwiho kugira urukundo ku bijyanye n'abana bayo. Ni ukuvuga ngo nyabuneka ugize ibyago ikagufatira ahantu cyangwa se ikagufata wafashe icyana cyayo, mwabyenga iminyagara sinzi ko wayiva mu nzara. Ni inyamaswa ibasha kugira urukundo ruhambaye ku bijyanye n'abana bayo. Abashakashatsi muri siyansi barabigaragaje ubwo bafataga akana kayo bakakajyana impande y'uruzi. Ikintu yabakoreye nta kindi, yaraje ishwanyaguza electronics zose bari bazanye, ibereka ko ku bijyanye n'umwana wayo ari navogerwa. Tugarutse ku bijyanye n'umuhigo rero, iyi nyamaswa mu bijyanye n'umuhigo ni inyamaswa, ni ukuvuga ngo iyo yatagetinze ikintu cyangwa se yabonye umuhigo, nta kindi nyine focus niyo ni uwo muhigo ifokasingaho, nta kindi. Ubwo nimba yiyemeje guhiga ni uguhiga, kandi burya wa muntu we iyi nyamaswa ikintu yiyemejeho ni ukuvuga ngo ikirwa ari uko nyine igifashe, kuko ku bijyanye n'umuvuduko wo twabivuze haruguru, ubwo uri nk'iyindi nyamaswa ugerageza gukoresha izindi tactique cyangwa se amacenga, cyangwa se nimba uriye ibiguruka ukaguruka, naho ubundi uvuze ngo ugiye gufumyamo mugereke, aho rwose waba wiruhiriza ubusa, yakwarura mu masegonda make, kuko ni inyamaswa igira umuvuduko wa wundi uri hejuru. Ihukomora yuko nyine buriya mu bitugu byayo ngo nta gufwa ribamo ribasha gufatanya nyine ukuguru kw'iburyo, ukuboko kw'iburyo ndetse n'ukuboko kw'ibumoso. Ndabashimiye rero mwebwe mudahwema kutwereka ko muri kumwe natwe aha ngaha ni kuri Menya TV Show. Mbibutsa gukora subscribe, like, share and comment. Mukomeze mubane natwe mu biganiro byacu bitaha. Hasta la vista. Mboneraho no kubashimira abantu mugiye gutya rwose mukadukubita comments zanyu, ziratwubaka. Ni byiza yukora nyine ukabona hari abantu bagusapotinga cyangwa se bakwa encourage bakagutera courage. Merci, mugire ibihe byiza. Thank you.